Hello guys, mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba TKA Big Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe Safi Modo. Safi Modo icyo ari cyo, uko ishobora kujya muri phone yawe ku mpanuka cyangwa se ku bushake, ndetse nuko wakura Safi Modo muri phone yawe. Kanda subscribe niba wumva iyi video hari icyiza kugufasha. Kandi like, uduhereze comment kugira ngo tujye dukomeza tubane kuri TKA Big Rwanda. Tukinyaruka tugiye kunyaruka turebe uko washyira Safi Modo muri telefone yawe. Dore nta kundi washyira Safi Modo muri telefone yawe uretse kuza hano ku ruhande ugakanda kuri iyi buto yo gufunga. Ngira ngo murabibona neza, uraza ugakandaho utsindagiye. Ushobora gukanda kuri ya restart cyangwa ugakanda kuri ya power off. Reka dukande kuri power off. Ngira ngo urabona uko batubwira ngo reboot to Safi Modo. Do you want to reboot into Safi Modo? Bivuze ngo niba dushaka gushyiramo Safi Modo, turaza dukande OK. Nidukanda OK, Safi Modo izaba yamaze kujya muri telefone yacu. Ndaje rero mbabwire Safi Modo icyo ari cyo. Safi Modo ni uburyo telefone yikuramo cyangwa yo ubwayo yikuramo application zimwe na zimwe igasigarana application z'ingenzi gusa. Ni uburyo bwikora kuri phone, ugasanga yakuyemo installed application westaye, ariko ntabwo iba izisibye, ahubwo ziba zihagaritswe by'agateganyo. Noneho igasigarana icyo bita system apps. Ni za apps ziba zikoranye na telefone cyangwa apps ziri embedded by phone. Noneho rero iyo ukanze hano kuri cancel, ntabwo uba ushaka ko Safi Modo ijya muri telefone yawe. Ariko iyo ukanze hano handitse OK, Safi Modo tayari ihita ijya muri telefone yawe. Ntiwongere kubona zimwe muri application nka WhatsApp, TikTok ndetse n'izindi application dukoresha zisanzwe, uretse izi application akenshi tugurana na phone. Noneho rero ngiye kuza hano mbereke ubundi buryo Safi Modo ishobora kuza muri phone yawe. Ahangaha nkanze kuri volume. Kuba wamyutinga volume cyane cyangwa kumaramo volume bishobora kuba byatuma habaho ikibazo cya Safi Modo muri phone yawe. Igihe ukanda ukayimaramo, iyo ukanze kuri buto ya restart, uba uri mu nzira yo kuba washyira Safi Modo muri phone yawe. None rero Safi Modo yamaze kugera muri telefone yawe, tugiye kureba uko wayikuramo. Uraza ukande kuri restart, utegereze phone yawe ifunguke. Urakanda restart, ushobora kuza ugahera kuri hano airplane mode, ukabanza ugakanda ahangaha kuri airplane mode. Ngira ngo murabibona. Wamara kuhakanda ukaza ugahita ukanda kuri iyi buto ya restart, tayari uyikandaho ugategereza phone ikaka. Iyo imaze kwaka, Safi Modo iba yavuye muri telefone yawe. Wibutsa ko iyi ni TKA Big Rwanda. Kanda subscribe, uduhe like, uduhereze na comment ku kintu wifuza ko tuzakubwiraho ubutaha. Iyo ukanze hano restart, hano ndi kubereka uko ushyiramo Safi Modo, nakanze aha kuri power off gusa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo udakanze no kuri power off, ushobora no gukanda kuri restart. Ngira ngo urabibona ko byose ari byo kimwe. Ahangaha tayari ugikanda OK, Safi Modo yasigera muri telefone yawe. Ubwo rero nshuti, mujye mumenya ibintu bishobora
kuba byakangiriza telefone yawe. Si ibyo gusa, uretse ko ushobora no kuba kava ya telefone uko ugenda utsikira kuri buto, iyi buto ifunga, nabyo bishobora gutuma wagira ikibazo, fone yawe ikagira ikibazo cya safi modo. Njyewe ndabasezeye, duhure muri video itaha. Ciao.